ese shu sikusigaye wica gahunda oya si cyane biterwa n'akazi umuntu aba afite. ese wambwiye ngo uraje naje hano ndahagarara harenzeho iminota mike ariko nyine urihangana. nakundi nyine nuko mukunda ariko tubaye turi kirimo guteretana uziko ntaruvamo. Oya si nukuri oya ntiwabikora. oya kuko hari ukuntu nyine ese ntangiye kwica gahunda bikiri bishyashya hano uzajya umbwira ngo uraje kanyirengagiza. Oya ni ukwisubira. ahandi sara umeze ute? neza nta kibazo. siko mbona wagira ngo ntabwo umeze neza. oya meze neza nta kibazo. ndabona nyine wahindutse sinzi ikibazo ufite. ntacyo. ariko ufite ikibazo wambwira ntari ese nisa ntabwo uri kubona izuba ririho. izuba shu waba gusiza gatoya se nk'abantu kwihagarara. nta kibazo. urambere sibyo? ariko nawe ntutinda. ndagukunda. umva se sister eze bitariko kugenda utavuga wigisha kandi nabona uri kumwe n'undi muntu araye. asikari mushiki wanjye kandi urana mushiki wawe murakwatira bimeze kuriya. uriya avuye kwiga vuba nanjye kuko naba mu rugo nibwo twari duhuye kuko si na ngombwa ngo nansobanurire byinshi n'ubundi ibyo ntabwo byandebaga. yewe nuko wari ubimbajije ariko niba bidateye ikibazo ntabwo nari kubura kubikubwira. nta nubwo binandeba ariko meze uteze ni sawa ko muri kwitegereza cyane. uri mwiza. urakoze. hari umuntu ugeze ubikubwira se? barahari. uretse ko nagukunze wankunze cyane. ukabona abahungu b'iki gihe mwaranasaze. wankunze ari kumwe n'umukobwa hariya ngo wankunze. kandi nakubwiye ko ari mushiki wanjye. okay ngagenda ubanze umukatire kumva unduze ubimbwire neza. ngende nkatire mushiki wanjye kandi mbizi neza ko atari mushiki wawe. bizi se uramuzi? ndabizi neza. mva numvugisha amagambo menshi ibyo nakubwiye wabyumvishije. genda umukatire ubone kuza kubimbwira neza. ese ni mukatira basi uranyemera? genda wo mukatire uraza tubyumvikane. oya nahise ubwo njye nyine mbwira niba urabyemera ngende mubwire. genda umukatire ndakwemera nabi. ako wamukatiye byizere? yego byizere. tegereza gatoya iminota 2 yonyine. yego. tangaruka mana imbwa ziragwira koko. akaya kabwa kari kaje kunyi nibambaza aho. sho bizere kutarambiwe ariko ko nawe warukanze gutinda. tsinda yaratonda ndari ndimo ubwo ari ikintu ushaka kukubwira. kijyanye n'iki? kijyanye n'iki? banza unyizeze ko bitarakubabaza. naterwa n'ibyari yabanza umubiri bwanyu bwa bikoresheje. hari ikibazo? bwa nyuma banza nyine umubiri. hari ikibazo? okay sheri tudatinze urumva nkuko nari ndikubwiye nyine ngo umubiri bwa nyuma sibyo biraga nkubwira ko guhera ubu ngubu nshakaga ko dutandukana kandi utambajije byinshi. nese wari ugiye kunyara kuri kigarutse uvuga gutyo. nyine nkuko ndi kukubwira sibyo ntabwo tuvugisha kuri yabonaga twakundana. kumamagaye se nkamba n'utuje ntagire ikintu umbwira. ya rero muri ino minsi sinzi niba byakunda nakubonye nyine ndakwishimira byatari icyo kintu nashakaga kuba twaganiraho. nakubonye nyine numva neza neza birandeze kuva icyo gihe nakubona muragutekereza numva ndi undi muntu natinze muri byinshi. bishobotse
abaye nta wundi nabangamira amagambo make nyine naragukunze. Wageze ute? Ya. Wankunze. Ya. Shingiye ku cyo mbwira ko wankunze. Njye rero nkikubona kuko njye nyine ntabwo mushaka ibintu bitinda, nahise mvuga ati ngomba kukugurira inzu. Hari na phone kuko twigeze guhura mbona ufite agafone gatoya, mpita nkushopingira phone nziza imeze neza, mpita mvuga ati nyine n'iki gipangu ugomba kukikwandikaho. Niso wagiye kunyaka urukundo ubona tutazakundana kubera iki? Kibuza nabonaga nitumarana n'igihe uzabyibuha. Ariko nta kibuno karabizi sha umukobwa muri iki Kigali udafite nyasho. Sha kiba kirimo kabisa. Wabonye ubyibushye se basi? Wabonye ubyibushye? Ndamuyiga. Ugiye kunyara wari ugiye gutekereza se basi ko nafite nyasho? Wari ugiye kubyibuka? Mu kanya nk'uhobera hari ukuntu nkuhobeye. Kuko aho nkumva wagira ngo nimbaho nyine. Utabimbwira utaragenda. Nyine nyisengenda nitekereza ndavuga atase. Muhungu nkanjye urwego rwanjye ni urukweri. Kandi nawe urabyumva nyine ni itangiriro kuko nyine ntabwo jya nina mu magambo ngiye nkoresha ibikorwa. Phone? Ya. Okay. Rero so nako so ndacyakwita sho. Nako muko. Kamera yawe irihera. Dore kamera yawe ngiyi dore. Ndayisibye ndanakuborotse. Uzongere kumpamagara nawe niba nakugoye yanjye yisibe kuko deal is done. Se kuki abahungu muri abagome? Kuki abahungu muri abana? Ntabwo turi abagome. We genda ubanza ushake nyasho ubundi uzampamagara. Ni iPhone nyine 17 tu. Kandi urabizi ko zigezwe. Phone ifite aho ngaho? Yego ku cyane. Nase wanyeretse. Mereke. Taranyemerera. Oya wenyereke uko imeze. Okay. Ya, nziwa karimo na hano rero. Rebe neza bisuzume. Iyi phone ni yanjye. Phone ingana gutya? Yego. Umva ari ibintu birenze ko nta kantu toto. N'iki gipangu ahubwo. Iki gipangu na? Ya. Kibyemera rwose ndahita njya kukikwandikaho. Urabibona ko ari etage imeze neza. Sibwo nashingira ku kindi mana yanjye. Sibwo nakwima urukundo kubera iki koko? Uzengura byemeye. Umva cyane ndati. Wow. Garutse. Si sheri kuna nakubuze. Wazengurutse mwe nagusize nakubuze wa mukobwa namukatiye. Unarinje kugira ngo twijyane. Sheri wande? Kijyongo se muri kumwe ni cyahe se? Kandi ngo ariwe sheri. Sheri ase. Uwo? Se sheri wande. Ase sheri uyu ni. Wewe nkuzihe? Wewe nkuzihe koko? Boda boda iki? Urabona uhuriye na ariko. Ese uranyihakanye bazi. Nkuzihe nyine? Nkuzihe wowe? Ubu iki gihungu kiragushutse. Ariko warasaza igihungu. Urabona ameze nkawe, umuhungu wakabwa utabasha kufugu. Yesu dore inkweto ni boda boda. Ese boda boda zihuriye n'urukundo. Yero nge namubonye wowe wundi. Sure. Focus. Ubwo sheri nakuntu twamuhakaza akajya turindira n'iyi nzu. Samugaye ntabwo atubera umuzamu. Tewe. Ubwana we basigaye baranabaye imbwa. Umukobwa meze gute ko mbona uri kwivugisha umeze nabi? Oya nta kibazo. Nta kibazo mbona umeze nk'umuntu ufite ikibazo. Oya nta kibazo gihari. Bari wabwije ko ufite ikibazo. Nta kibazo mfite. Aze kwihagararaho. Numvise uvuga ku bintu ngo by'abahungu ngo bagukatiye n'ibyiki. Ya, ahubwo n'uwari uciye hano yanze kunsuhuza. Ubwo yene icyo nahisigaye nimbaza. Shawara besha wabaye. Karagahungu bijya mbabura nasanga kagore muki. Ahubwo sheri nakuntu twamuha akazo kajya turindira igipangu ko n'ubundi twebwe twendera kwigira i Burayi. Byaba byiza ahubwo abaye umuzamu.
muzamu wande sheri. aho se ubundi sheri wawe ninde? Ese uranyihakanye ku mugaragaro. Se uyu muntu Nibyo wantumye nabikoze. ni wakoze ibiki? Isi byo wantumye gukora urabiyobewe. Sheri umwe kumenya muzi happy nawe nza ahubwo twigendera no kudutinza. Shanje kuntu ndi kukubona ushatse wambwiza ukuri ukambwira ikigenda. Urumva ufite ikibazo pe. Nyine kuvuze kutubona nawe. Umukunzi wanjye turi kumwe ambwira ko agiye abonetse. Sinagaruka ambwira kanati. Kubera ko nanyashi. Kubera ko nanyashi? Yego. Se kuki karaga ngo arakagura. Umukobwa umeze nkawe ngo nanyashi. Nyine sinzi kibe muteye. Ndi karaga titwe ko mbona n'undi nta kigenda cyako kandi njye ukabona njye ndi umusore mwiza. Cyane nagura n'urukundo rwose ushaka. Nakemeza nki se weya ni utazamera nawe. Gihe cyambere kibyo ngibyo kavugaga ngo nyashi ngiye sinzi kumva. Kandi genda nabona nta n'icyo bitwaye. Tugende. Koko Atwigendera. sheri uragiye. Aho azakubabaze nk'uko mbabaje shaka nisangire se noneho warahanyemera. Se samujyana. Sabijya. Cyambere ni urukundo. Ibyo by'inyashi ngiye ntago nyabyitaho. Ntabwo urukundo rwose ushaka. Abahungu se karuko baza bavuga. Nyine abo nabandi ariko ngiye ntabwo ibyo bigendera mu gihe urandebye abana nta rukundo mfite ko. Wese ni witwa umuhungu. Nitwa umuhungu ariko ntandukanye n'abandi ngiye mfite urukundo rumwe Rwanda. Naguhoza amaraya kiriya kiginga kiguteye. Rega kiriya gihungu nta n'ibintu byinshi kiba kizi. Maze nuko nawe yazaga avuga. Ntabwo tumeze kimwe ariko. Wowe bashobora kuba afite n'utundi tuntu twiwe ariko ngewe urabona ko tutameze kimwe. Witekereza byinshi ngewe ntabwo urukundo ushaka. Bisaba gutekereza kuko nawe yanawe nasaga nk'uwahubutse. Oya ubundi nta nubwo ugirira abantu nkubukira reba karaga hungu kwe. Ariko ngewe unacyo ndebwe. Urabona tudatandukanye. Wowe ntacyo sabwo we nyizera pe. Ngewe ntago meze nk'abandi bahungu bose babonetse bo hanze. Nta kibazo mfite kubyizera ubwo nzareba. Ntabwo wamubera se. Aha dombevu. Ubu umunota umwe ngiye uhise wigira indaya. Wese uri kujya. Urebe sheri nibi byawe. Ugiye mbwira ngo iki? Ndetse niba nagira ngo ndebe ko nkunda byanyabyo. None uzanye ibindi binika. Uyu nende? Ntabwo uvuga ngo nimero yanjye wayisibye. Ndetse ubivuze ngo mwari musanzwe mukunda ahubwo wambeshyaga. Natayifite se. Yinyereke. Yinyereke. Ntayibura se. Kizima nuko namutsindiye. Iyi ni iyande ko nagukinishaga. Ako ndabona nyibuze. Irihe. Shafona yanjye yiforoma. Shafi imbere y'abantu mana. Twakireta tukigenda. Se barakujyanye. Bakujyanye. Kuki? Sawa. Unamutindi. Se nawe baramujyanye koko. Ibikino nawe biri kumbaho kuri. Kiri kumukora ku kibunosha. Yanshinze yambeshye nkikatirira umukunzi wanyiheraga none mbuze byose. Njya kwikundira mama.